Filime yacu itangiye hano hari umukobwa urimo urazana gushyira imyanda ku muhanda. Murabizi abazungu bashyira imyanda ku muhanda ababishinzwe bakaza bakayitora. Ako kanya arimo arayizana hari abandi basore babiri ku ruhande barimo bambara maske bitegura nk'abantu bagiye kujya mu kazi. Ucunge neza urebe baramukurikiye batabinjira mu gipangu banyura hirya ye. Umukobwa niyo babonye binjira mu nzu. Ku ruhande hari undi musore umeze nk'umusore nyine uri aho ngo uciritse atangira kumucira amasiri. Ati mukobwa ati ngire ngo urabibonye hari abantu binjiye mu rugo iwanyu. Umukobwa ndasobanukirwa ibyo avuga ati bambaye maske batabinjira mu nzu. Umukobwa ati oya ahubwo nukore kuri iyi myanda ababishinzwe baraje bayitore. Yagize ngo ibyo arimo aramubaza. Umukobwa yafashe inzira yinjira mu gipangu. Umusore agiye irukanga ngo amubuze asanga urugi rurakinze. Umusore byaramucanze yibaza ikintu yakora biramuyobera. Ako kanya wa mukobwa yinjiye mu nzu. Agezemo hano yumva umuntu umennye ikirahure. Aratangira abaza ati ninde uri hano? Hari umuntu waba uri hano? Ako kanya babajura bahita basohoka bambaye maske. Baramubwira ati madamu twahageze rwose turi hano kandi dukeneye kuhavana n'umutungo. Wumva abajura iki gihe batangira kugenda bamusatira. Arabaza ati muri bandi kunda mwambaye maske? Ati wa mudamu witonde kutuvugisha ntabwo biba byoroshye. Isa n'isa twakwambura ubuzima. Ako kanya uwo musore yahise yinjira akoma wa mugore ahita yikubita hasi arahwera. Umusore yaje avuga ati nyamuneka muve kuri uyu mugore ahubwo birangira mukumye yikubita ku rugi ahita ahwera. Baramubwira ati reba ibyo ukoze uramwishe. Ati kandi akeka hano hari kamera. Bivuga ngo kamera zirimo zirafata isura yawe gusa kuko twe twambaye maske. Niyo mpamvu rero turagusiga mu bibazo rwose. Ibyo bintu birakureba. Abajura batabigendera abonye ko ibintu bikomeye umugore bamwishe. Uno mujura yaje abwira umusore ati musore wikiza mu bibazo bikomeye cyane. Iki cyaha ntabwo uribuze kugikira niwe birabarwaho. Umusore disi byaramucanze aribaza ndabigenzane ko narinje gutabara ngaba umugore w'abandi mwishe. Yashatse kugenda ariko umutima uramubuza. Aravuga ati oya ntago nagenda. Reka nzuno mugore mwiteho rwose uko bishoboka kose. Ntabwo nkoze amakosa ndamutse musize aryamye hano hasi. Isaha n'isaha yapfa. Atangira kumubwira ati madamu ati bimeze bite? Yaramuzanye amushyira hano ku buriri. Yitonze umugore bisa nkaho yakwereye ko yakubise umutwe ku rugi. Atangira kugenda amukoraho neza avuga ati reka mworose wenda mukanyaraza kugarura ubuzima araza kumera neza. Uyu musore mwibutse yaje aje gutabara none dore ibibazo birangiye bivutse. Ni umusore ugira umutima mwiza cyane rwose. Yaraje aramworosa amwitaho rwose nk'umuntu baziranye kandi ari ubwa mbere bahuye. Nyine nk'umuntu ugira umutima mwiza kabisa. Aravuga ati reka nizeye ko uraza kumera neza rwose ubu nshaka nge nakwigendera. Ako kanya ataragenda wa mugore yarakangutse. Amaje gukanguka abaramubonye arikanga. Aramubaza ati urinde? Umusore biramucanga hano wewe wavuga ko urinde ko no mugore bataziranye. Umusore ati ngewe se. Atangira kutudimanga. Umugore ati ndakubaza wowe urinde? Ese nawe waba uri umujura? Umugore nikamubaza. Umusore ati oya ntago ndi umujura rwose. Ntago ndi umujura. Umugore aramubaza ati ni wewe wanabaye? Umusore ati yego rwose ninjye wagutabaye. Bari abajura bari bambaye maske bari baje kukwiba. Naje nje kugutabara birangira ukubise umutwe ku rugi. Umbabarire rwose niba nakubangamiye shaka waruhuka. Umugore ati ndumva nameze neza rwose reka nduhuke ariko niba wanabaye wakoze nizere ko utari mu bajura bakoze ibyo ngibyo. Umusore ati rwose ninjye wagutabaye. Umusore atayisohokera. Ako kanya reka bakwereke ku muryango kuri gate ku rugi haje umugabo ariko umwe n'undi mukobwa batangira gusigana. Atese ntago byumvikana ni gute urugi rwo ku marembo rwaba rukinguye amasaha runarangaye gutya? Umugabo ati ese twasize tudakinze? Uno mukobwa ati oya byashoboka ko umugore wawe ari mu nzu akaba ari utakinze. Ako kanya wa musore agiye gusohoka yabonye n'umugabo arimo araza yinjira. Aravuga ati ese uno mugabo ni yaba umugabo wa hano? Ibaze ko agiye kumbona. Umusore rero bigiye kumubana ibibazo. Aravuga yuko ndi umujura. Ati uyu ni umugabo uriya mugore natabaye ndamusobanura gute ntabwo yanyizera. Ku kanya umusore abonye umugabo aje ati yirukanka ahita yitsimba. Umugabo araza arinjira arareba arahiga. Abona nta muntu arimo arabona. Aravuga ati semeze bite? Yinjira mu cyumba abona umugore araryamye. Aramureba aramwihorera. Azunguza umutwe aravuga ati ese no mugore uburyamye no masaha bigaragara ko no mugabo abatishimiye umugore we nubwo babana mu nzu afite uwundi baba basohokanye ngira ngo mwamubonye hanze.
ukanya asohoka mu nzu arongera arigendera. Wa musore yaraje aramubona arenga, aravuga ati manu uranabaye, yamfata rwose ntabwo nari kumukira, sinamubwira gute ko natabaye umugore we akabyemera. Ako kanya wa mugabo na wa mukobwa wundi bari kumwe baje baganira. Umukobwa aramubwira ati se ubundi kuki utabikora rwose? Umugabo ati ariko nakubwiye ko tugomba kubihereza umwanya nta bintu byo kubyirukansa. Umugore ati oya simbyumva. Kuko nyuma umusore agiye gusohoka yatangiye kubumva barimo barapanga imipango. Umugabo aramubwira ati Nataliya rwose ugomba kwitonda, ibyo ntabwo twabikora mu kanya nk'ako uko bishaka. Uriya mugore kugira ngo nzatandukanye nawe ni ibintu bizasaba igihe kirekire. Uko bigaragara iyi ni inshoreke y'uyu mugabo cyangwa se n'uwo bana mu buryo butemewe n'amategeko bagira ngo bazirukane uriya mugore wundi usigaye mu nzu babane. Umukobwa aramubwira ati rwose nkeneye kubana nawe, amafaranga ntacyo ambwiye, nimushake muzagabana imitungo ariko mu by'ukuri twibanire rwose, uriya mugore wamaje kundambira. Umugabo abwira Nataliya ati Nataliya rero ihangane rwose ibintu byoroshye kandi tubihe igihe rwose, mu by'ukuri nituramuka tubihaye igihe bizakunda. Murebe uno mugabo biragaragara ko aca inyuma uriya mugore we wahuye n'impanuka watabawe na wa musore ku muhanda. Ukomeze ucunge neza wasobanukirwa, ino filime iraryoshye cyane, uraza kumenya neza uko biraza kurangira. Umugabo yabwiye umugore ati reka tubyoroshye rwose ndakubwo n'inshoreke ye, ati reka tubyoroshye ndakeka biraza kumera neza, ati kandi tuzabitunganya mu gihe gitoya. Umukobwa yavuze ati nta kibazo ubwo tuzabireba. Umugabo ahita yigendera n'umukobwa arigendera. Akomeza ucunge neza akantu ku kandi. Wa musore bigaragara ko yabumvirizaga ibyo bapanga byose byo kuba bakwirukana uriya mugore yatabaye. Aravuga ati ibi ni ibibazo bikomeye cyane, ese ngomba kubibwira uriya mugore akamenya ikintu barimo baramwifuriza? Umusore yarisohokeye, ibyo ntabwo byamurebaga ngo yikomereze, yatabaye umugore w'abandi. Ako kanya wa mugore yarabyutse atameze neza, umutwe uri kumurya. Umugabo we abagarutse atangira kumuvugisha ati madamu bimeze bite? Umugore yakangutse avuga ati uriya musore wanabaye ngomba kumushaka. Ako kanya umugabo yaraje abwira umugore we ati my love tereka nkubwire akantu kamwe, ati mu by'ukuri ibyo wakoze byose mba ntabimenye, ati kuki wambaye gutya, ati bigaragare yuko hari ibyo wakoraga nyine nawe wumva ko bitari ngombwa. Umugore atari ko nta cyabaye, ati umusore waje hano ni uwanabaye, ati kare muri iki gitondo nagiye kumena imyanda haza abajura babiri baza bashaka kunyica, ati umusore rero watutse ku muhanda araza aranabara abajura birukana, ati niwe wanzanye kuryama hano rwose, ati uwo musore yanabaye. Umugabo ati okay ndabyumva neza rwose byabaye, ati ose niwe umusore yagutabaye ubwo byarangira aho ngaho, ndabyumva ko ari byo mwakoze rwose, ntabwo wakwirwa ugira ikintu umbwira. Ati wa mugore we uramajije kunanira rwose, iyi ni inshuro ya kangahe? Ese ni gute abajura baguteye ntuhamagare polisi ntunahamagare n'umugabo wawe? Umugore agiye kumusobanurira ati rwose byagenze gutya na gutya, nahise nkubita umutwe ku rugi. Umugabo ati oya wimbeshye, ahubwo uwo musore wazanye ni umusore musambana, wimbwira ngo ni umusore wagutabaye. Ati ndagufashe kandi rwose wa mugore we ibi ngibi ntabwo ari ubwa mbere bibaye, narabikubwiye, wimbeshye rwose ntabwo ndi umwana. Umugore ati oya ariko ihangane rwose mugabo mwiza musobanurire ukuntu byose byagenze kandi uraza kunyumva. Umugabo ati oya nta kintu nshaka kumva rwose, wongeye wangambaniye wazanye umusore hano mu rugo, ati ubwo rero ikintu gishoboka rwose ni uko twashaka ko dutandukana. Umva umugabo atangiye kumushinja ibyaha kugira ngo batandukanye. Mwibuke mwabonye ko afite undi mugore ashaka kwinjiza muri uru rugo, ukurikire neza uraza gusobanukirwa. Umugore ati oya ibi ntabwo bishoboka rwose, ntabwo nigeze mbikora, ati hubwo ndagukunda cyane mugabo mwiza. Umugabo ati oya ushaka kumbeshya ntabwo ndi umwana rwose wa mugore we, ati ahubwo ibi ngibi biraza kurangira ngomba gutandukana nawe. Umugore ati Daniel, ese Daniel koko wanyumvishije? Umugabo yitwa Daniel. Umugore byaramucanze aravuga turiya musore wanabaye ngomba kumushaka rwose akamfasha kumvisha uno mugabo yuko yanabaye nta kindi kintu twakoze ndetse tutari tunaziranye. Ucunge neza, wa mugore yaje hano ahantu hari abantu baratoragura imyanda ku muhanda, bigaragara ko na wa musore ariho ashobora kuba ari. Ako kanya barimo bagenda bareba amacupa nyine ayafite agaciro. Aba ni abantu batoragura ibintu bifite agaciro abantu bataye bakongera bakabigurisha ku muhanda. Ku kanya mubonye baraseka aravuga ati umugore arizanye, ashobora kuba rwose ashaka kuno munsi turya. Ku kanya baramwegereye bahita bamushikuza isakosi yari afite, baramubwira ati nta n'isoni ukizana hano. Umugore ati ndimo ndashaka umusore rwose
utari muremure ufite ubwanwa ufite na tatuwaje ku ijosi. Abati byo ntabwo ibyo tubyitayeho rwose, ati ahubwo zana iyo marete vuba. Barayimushikuza, arasakuza cyane, asakuje wa musore ahita amubona yarahiriye ku ruhande. Umusore araza abegera arababwira ati basore banjye, bigaragare ko uno musore aziranye n'aba ngaba bari bamwatse isakoshi. Ati musubize isakoshi ye, uyu mugore turaziranye rwose, ejo hari ahantu twahuriye. Baravuga ati okay, ntabwo twari tubizi Jimi, niba muziranye utubarire rwose. Yafashe isakoshi ayisubiza wa mugore, amubwira ati ese kuki uri hano, kuki waje hano, ni ikibazo ki? Ucunge neza, uno mugore aje kureba uno mukobwa ngo arebe ko yamufasha, nako aje kuri uno musore ngo arebe ko yamufasha kuba yakumvisha umugabo we ko yamutabaye. Yaraje amubwira ati rwose ndashaka ko mfasha kumvisha uriya mugore, uriya mugabo wanjye nako ko hanabaye gusa nta kindi twakoze. Ati mu by'ukuri mo birambana bibi, arimo ashaka kunyirukana mu rugo ngo twarasambanye kandi nawe urabizi ko nta cyabaye. Ati mfasha rwose tubimwumvishe. Umusore ati oya, ibyabaye ngiye byari kugutabara, ntabwo nashaka kuza mu bintu byanyu, uriya mugabo yangirira nabi rwose namutse mbijemo. Umusore ati oya, ntabwo bishoboka rwose, njye ahubwo ndigendeye utaza kuneza ibibazo. Umugore ati wamfashiye rwose ukanyumva. Umusore ati oya, ntabwo bishoboka rwose, ibyo bintu ngiye ntabwo nabizamo, ntabwo bindeba. Ucunge neza ukuntu ibintu by'uyu musore by'umudamu nako bibabaje. Ako kanya umudamu yaravuze ati ese ungiye gutandukana n'umugabo wanjye kubera yuko wanza kumfasha? Umusore yariyumviriye aravuga ati rwose nshobora kumufasha rwose. Ati okay madamu, ati reka nze ngufashe ariko nizere ko nta ngaruka bizabyara. Ati ibi ngibi tugomba kubitegura neza ku buryo nzagufasha ntibigire ingaruka bingiraho. Umugore ati urukoze cyane rwose, tubitegure uzamfashe rwose kumvisha uriya mugabo ibyabaye. Umusore ati nta kibazo rwose, nakifuza kugufasha nanjye, sinakifuza gutandukana n'umugabo wawe bitewe nanjye. Ati ariko nezere ko bitazangiraho ingaruka. Umugore ati nta kibazo rwose tuzahure. Umusore yemeje kumufasha kumvisha umugabo yuko yamutabaye abajura baje kubatera. Ako kanya reka bakwereke wa mugabo yasohokanye na wa mukobwa wundi ngo Nataliya uca inyuma wa mugore wundi mukuru. Ako kanya batangira kuganira, basohokanye ahantu muri hoteli. Baravuga ati uno mugabo atangira kubwira uno mugore Nataliya ati bwa nyuma na nyuma niyemeje gutandukana n'uriya mugore wanjye, namubwiye ko tugomba rwose gukora divorce. Uno mugore ati ese amafaranga bizagenda bite? Ati wihangayika rwose, nabiteguye neza, nta faranga na rimwe azajyana. Ati koko birashoboka? Yego rwose, ngiye ikintu nakoze namajije kumushinza ibyaha byo kunca inyuma, bigaragare ko rero nshobora kuzamutsinda amategeko nanjye n'amafaranga na make yajyana. Umugore abwira uno mugabo ati rwose yewe uri umunyabwenge cyane, ibyo bintu wakoze nanjye nabitekereje. Ati ariko ni ukwitonda, ati ntabwo ari ibintu byahita biba ako kanya. Ati tugomba kubitegura uriya mugore rwose tukamwirukana ngatandukana nawe tukishakanira. Urebe ukuntu barimo baramugambanira, nyamara mu by'ukuri wa mugore bigaragara ko akunda uno mugabo nubwo uno mugabo yikundira iriya nshoreke yindi. Ako kanya wa musore yazanye na wa mugore mu rugo, baze kureba Daniel umugabo we. Batangiye kumuhamagara ati Daniel uri hehe ko narinzanye wa musore ngagusobanurire? Kumbi ko bigaragara nawe uri hano, mwe murabiza ahantu ari yijyaniye n'umukobwa muri hoteli. Ako kanya atangira kubwira umusore ati ndabona umugabo wanjye wagira ngo nawe uhari, ese yaba yagiye hehe, kubera iki yagiye? Umusore araza yicara hano aravuga ati okay madame, niba umugabo wawe nawe uhari nzanira computer ngira ikintu nagufasha. Umugore arayizana. Umusore amubwira ati rero ejo biriya bintu biba hari kamera z'umutekano, nshobora kuzifashisha rero nkaba nareba neza ese ni ibiki byabaye, ese ni ukubera iki bari abajura binjiye gute, cyangwa nkaba nakohereza amashusho umugabo wawe yerekana ukuntu byose byabaye byari impanuka. Umukobwa ati nta kibazo bikore rwose byamfasha. Umusore yabwiye uno mukobwa ati ese umugabo wawe ahantu yagiye urahazi? Umugore ati ntabwo mazi. Ati okay ushobora kumereza nimero telefoni ye rero nkaba nareba ahantu ari aka kanya tukahamusanga tukamuvugisha. Umukobwa ati okay nta kibazo rwose, niba wabibasha birebe. Umukobwa yamuhaye nimero y'umugabo we. Umusore atangira gukora icyo bita location tracking, atangira gutracking ahantu umugabo yabari. Umusore yabwiye uno mugore ati ese umugabo wawe wabuze ibindi bintu ajyajyamo?
umukobwa ati oya nta kintu kindi muziho. Ati mu by'ukuri hari indi nkuru yihishe inyuma y'ibi ngibi byose amaze iminsi akubwira. Ati ubona yuko akujujubya agushinze ibyaha ariko hari indi mpamvu. Ati vayo nyikwereke iyo mpamvu. Nyagasani umusore biragaragara ko ashobora kuba azi n'umugabo w'uyu mukobwa. Baraje hano kuri hoteli abwira uno musore. Umusore abwira n'umukobwa ati dufite kugenda ngakwereka ibyo ushaka kwibonera. Ati n'umugabo wawe aguca inyuma. Umukobwa ati oya ntabwo bishoboka ariko muranera ubwoba. Ati oya niba ukeka ko nkubeshya nyizera uzi urebe ibintu bibera muri iyi hoteli. Uraje uzi urebe umuntu baba bari kumwe. Ako kanya reka bakwereke wa mugabo na wa mugore bibereye mu gasabuna barimo baranywa akantu baganira bavuga ati tugomba kwirukana wa mugore rwose. Ati ku buzima bwacu ucunge neza. Kumbe wa musore yahazanye wa mugore w'uyu mugabo. Ako kanya baraje bagenda babegera baba bagezeho bose barikanze baravuga ati ibi ntabwo bishoboka. Umugabo atangira gutunganya umugore ati madame ugeze hano tubundi nta n'isoni. Ati sabwo ibyo ngibyo urimo ni ibiki urimo uranca inyuma koko nta n'ikibazo ufite. Ati wa mugore we ibyo byose ntabwo bikureba rwose urabizi nta makosa yose nayawe. Umugabo yarasebye atangira gushinja amakosa umugore. Ucunge neza. Umugore ati ndumiwe rwose ntabwo nenzi ko umugabo nkawe watinyuka gukora ibi bintu. Ntabwo nenzi ko unca inyuma kuri uru rwego rwose. Ko yakoze umbereye umugabo utari mwiza rwose. Umbereye umuntu mubi mu by'ukuri. Ako kanya umugore byaramurenze abura ikintu yabikoraho. Ako kanya uno mugabo yatangiye kubwira uno mugabo wundi ati mu by'ukuri ese wakeka ko twari kuyoberwa ahantu uri? Nakoresha nimero za telefoni ndeba ahantu waba uri. Ako kanya uno mugore wundi uri kumwe n'uyu mugabo bigaragara ko aziranye n'uyu musore ngo ni Jimi watabaye umukobwa. Batangira kuvugana ati ese uyu yari umugore wanjye wahashize rwose. Ukumbi uko bigaragara uyu musore ngo ni Jimi watabaye umukobwa. Uriya mugore wundi uri kumwe n'uyu mugabo ngo ni Daniel bigaragare yuko yari umugore wa Jimi. Ako kanya umugore byaramucanze arigendera. Arababwira ati rero ibyo mukoze byose mu by'ukuri nta kirume murakorera. Uriya mugore wamubangamira kandi we nta kintu yigeze agutwara. Umugabo byaramucanze aravuga ati ntabwo bishoboka sundi bamenya ahantu turi gute. Ako kanya Jimi yakurikiye wa mukobwa asanga ari hano yihebye. Araza atangira kumuganiriza ati se ibi ntabwo wari ubizi? Ati njyewe nari mbizi ko uriya mugore rwose uriya mugabo aguca inyuma. Ati uriya mugore bari kumwe yahoze ari umugore wanjye. Twaratandukanye rwose sinzi ukuntu twatandukanye byatewe n'uko njye nari umukene aransiga arangije n'imitungo yanjye yose arayitwara arayigurisha. Niyo mpamvu ubona ndi umukene kuri uru rwego. Umugore aramubwira ati ntabwo nari mbizi rwose. Ati sinari nzi yuko umugabo wanjye yakora biriya. Ati njye byose nari mbizi nuko nari narakwihoreye. Ubwo nyine ikigaragara nuko uyu mugore umugabo amuca inyuma ku wahoze ari umugore w'uyu Jimi. Ubwo nabo bashaka bakisungana. Bakisungana bakaganira. Bakomeje kuganira Jimi aramubwira ati ese urakeka ari iki twakora? Ati urumva ari iki cyabikemura? Umugore yaravuze ati ndumva nta kindi kintu cyabikemura rwose usibye kuganira n'umugabo wanjye nkamwigisha yuko atagomba kongera kunca inyuma. Jimi yaramubwiye ati rero ibyo uvuga byose ndumva nta kintu byamara kuko uriya mugabo wawe yiyemeje gutandukanya nawe uko byamera kose. Ati ariko ntabwo twakomeza kubirebera gutyo tugomba gushaka ikintu twakora. Sinzi ngo bagiye gukora iki. Ukomeze ucunge neza uraza kumenya aho biherera cyangwa uraza kumenya uburyo ki uno musore n'uyu mukobwa baraza kubigenza. Mu by'ukuri uko bigaragara bose babaciye inyuma cyangwa bose barahemukiwe. Uraza kumenya ibyo ari byo. Jimi yabwiye umukobwa ati ndimo ndagenda rwose reka nigiye muri gahunda zanjye ubwo usigara ubitekerezaho ikintu twakora. Jimi yarahagurutse asiga umukobwa muri hoteli arigendera. Ataragenda umukobwa aramuhagarika aramubwira ati ese Jimi ubundi ese ushobora kumfasha mu bintu nshaka gusaba? Umusore ati okay nta kibazo rwose ngiye nagufasha. Ati okay. Ati ndaza kukubwira ikintu nshaka yuko uza kumfasha rwose. Ati kandi akeka byaza gukemura aya makimbirane ari hagati yacu nabo twashakanye. Ucunge neza uraza gusobanukirwa neza ukuntu biraza kurangira. Ako kanya umugore n'uyu Jimi baraganira avuga ati okay
tuze kubikemura mu buryo bwacu kandi ndakeka bizatanga umusaruro. Ati cyane rwose, sinzi ngo bagiye gukora iki, sinzi ngo bagiye kubigenza gute, ariko ko bigaragaramo bariga imigambi y'ukuntu babigenza. Ati okay, dushobora kugenda rwose. Ati reka tujyana ahubwo turebe ukuntu twabigenza, ucunge neza. Reka bakwereka kiho amezi atari makeya hano bahuye n'umugabo urimo uracuruza ikintu cyitwa bombo. Aravuga ati mise mwagura bombo kari amadolari 10. Ahita ahamagara ati Daniel, kugira ngo ubimenye neza, uno mugore yaje guhura n'uyu Daniel yarashakanye na wandi ngo Natalia bajyaga bamucaho inyuma. Umugore atangiye kubaza ati se Daniel byagenze biti ko umuntu usigaye uri umukene ugenda ucuruza amashokora mu muhanda n'umugore wa Natalia mwara abakire byagenze biti? Abanga isoni zarabishe kubona watandukanye n'umugore wawe uri umukire imitungo yose akayiguharira, nyuma bikaza kugaragara yuko ari we wakennye, bigaragara ko wakoresheje imitungo nabi. Ako kanya uno mugore yatangiye kubabwira ati okay, nibyo rwose biragaragara ko mwakennye. Ako kanya wa musore Jimi yayisaza. Ngira ngo mbikwereke neza, uno mukobwa wa mukobwa umugabo yamucaga inyuma yashakanye n'uyu ngo ni Jimi, namwe n'uyu ngo Natalia nawe ashakana n'uyu musore ngo ni Daniel. Ko bigaragara babarakennye, abandi bo barakiza babonye amafaranga. Barabwiye ati Natalia, ese koko usigaye ubana na Daniel? Ati gusa ndabona byarabacanze, bigaragara ko amafaranga mwakoresheje nabi mwakennye. Abangaba bagize isoni birabacanga. Wibuke no babanje kujya baca inyuma abangaba bandi bishakaniye. Hano rero ni hahandi uvuga ngo utangiye gusaba uwo wimye. Daniel n'umugore we batangiye kubasaba akazi. Ati rwose muzadufashe muduhereza akazi muri kampani yanyu, ubukene butumereye nabi. Abangaba barabirebye barumirwa, baravuga ati nubwo batuhemukiye ariko urabona ko basigaye barakennye. Ati rero guhemuka mu buzima ntago bari byiza rwose, gusa ariko ntago twaba nkabo, nibaza kutwaka akazi tuzakabahereza. Ngire ngo inkuru yacu nayo iragenda igana ku musozo, igenda irangira mwibutsa yuko muri ubu buzima kuba wahemukira umuntu atari byiza rwose. Ugerageza kubana n'abantu kandi ubane n'abantu neza, kuko uhemukiye uno munsi ntabwo uzi ko ejo uzamukenera. Kubaho ni ukubana kandi kugira neza uno munsi ushobora kubyiturwa ejo hazaza. Niba inkuru rero gufashije kandi subscribe, ukandi like, comment yuko byumva, ndetse ukandi na share ku bandi bantu uzi bakunda inkuru nk'izi ngizi tujye tubana buri munsi. Nge mubana umunsi kundi nk'ibisanzwe, ndi Kwizera Methode. Naho ubutaha.